kandi kuko tugiye gukora ibiganiro buri munsi buri saha buri segonda muzajya mutubona kenshi cyane muri kumwe n'Inzu Israel ndetse na mugenzi wanjye yatangira twibwira. Murakoze ni Jean Marie Vianney Musabyimana ndabasuhuje nanjye. Yego turabishimiye cyane guturuka ku Igwe TV show Mushimimana John. None rero John dufite topic uyu munsi ariko hagati yaho ngaho urabona izuba rimeze nabi cyane. Baribona gute? Izuba ni ryinshi. Izuba ni ryinshi muri Kigali, izuba ni ryinshi. Ni impeshyi, babyita impeshyi. Impeshyi ni bisobanura ikizuba ryinshi. Izuba ryo mu kwa karindwi, izuba ryo mu kwa munani. Mu kwa gatandatu amataki ya nyuma, izuba riba ryana, riba rikaze. Ya abantu benshi bavugaga ko kwiga ndibuka ko system ijya kuza yo kwiga kugeza mu kwa karindwi. Abantu bajyaga bibaza uburyo ki abana bazajya bajya ku ishuri izuba rimeze nabi ku mutwe, ariko ubuyobozi bwaje kubitekerezaho usanga ko bidashoboka. Niyo mpamvu nkeka yuko babisubije hasi. Urabona ko izuba ryo kwa karindwi kenshi bari kwepa kuburyo kidashobora kuba ryagira bad effect ku bana. Yego izuba ryo mu kwa karindwi no mu kwa munani nta mwana wakwicara mu ishuri ngo abashe kwiga, abandi bagishi bari kubita ku mabati, izuba bari kugoba, bivuze ngo nta mwana wakwiga pe. Niyo mpamvu ubuyobozi bwasanze dukwiye kongera bukarigarura mu murongo mwiza, abana bagasubira ku mashuri mu kwezi kwa 9 imvura yatangiye kugwa. Yego basanga nyine nibwo abana babasha kwiga mu buryo bwiza. Yes John, none se urabona muri geopolitique hari uburyo tubona ibintu bitandukanye bijyanye na politique ndetse n'ibiganiro intambara amakonflikt, ariko geopolitique cyane reka twibande kuri hariya muri Israel amakimbirane ari muri Israel na Israel ndetse na Iran. Ese muri make ubona zira conflict zishingiye kuki? Ni ku bukungu, ni ku mabuye y'agaciro, ni Amerika na Russia? Mbese ubona bimeze bite zira conflict? Ngewe urakoze cyane. Ngewe rero menye ubwenge buriya intambara Israel na Palestina, Iran, Amerika, Uburusiya, ibyo bihugu byose ndamenye ubwenge. Ibyo bihugu byose bifite ibintu bigwana, ibihugu byose bihorana amakimbirane. Ibyo bihugu byose bihora bifite intambara, bamwe bapfa ibice by'ubutaka runaka, abandi bapfa ibintu utapfa kumenya neza. Bivuze ngo ni intambara zimaze igihe kinini cyane. Ntabwo nakubwira franchement parler, ntabwo nakubwira ngo izi ntambara zizarangira ryari. Gusa hari abaturage bagenda babigenderamo hanze y'akarengane. Of course hari abantu bahunga. Mbese umutekano w'abaturage ba bihugu kenshi usanga babigenderamo bakabigira akarengane. Ariko hanini ubona ko ari intambara zimaze igihe kinini cyane, kandi biragaragara ko zitazarangira vuba kubera ko zishiramo pause zigashyiramo agahenge zikongera zikubura umutwe. Muri Israel byarongeye biratangira, byari bigize ahantu bigenda kurangira. Amerika, Irani ubona ko ni ibintu bitameze neza muri Messi. Bivuze ngo rero ni intambara nakubwira ngo ziterwa n'ibiki zizarangizwa n'ibiki. Nese uwavuga ko ari ikibazo kinini cyane gishingiye kuri politique buraya yibeshye? Nibazo bya politique. Nibazo bya politique hani n'ibitera zira ntambara. Kuko ngira ngo wenda tutagiye kure cyane muri ubwo Israel yashingwaga, Iran ni igihugu cya mbere kidekaraye kivuga yuko itemera ko Israel yaturara kuri butaka. Ese yaba ariyo ntandaro y'ururwa ngo tugenda tubona, kandi Israel n'ubundi yarigeze iba hari ahantu? Urebye hanini niyo mpamvu, niyo ntandaro nyamukuru ituma zira ntambara za muri kara gakize hora zitutumba zitagazirangira. Niyo ntambara. None si kibazo babibaza bati niba harabayeho ariko umubyi umwihariko bemera ko Israel igeze kuba kuri butaka. Yego barabyemera. None se kuki yumvise yuko Israel itagomba gutahuka bazaniste? Ntabwo bashaka ko Israel ibaho, bashaka ko Israel iba ku ikarita y'isi, kandi Israel ntabwo nayo ishobora kwemera ku ikarita y'isi. Israel nayo ni igihugu kigenga, ni igihugu gifite immunity, ni igihugu gifite udahangarwa, ni igihugu kidashobora kwemera ku ikarita y'isi. Niyo mpamvu rero kizahora kirwana, niyo mpamvu kizahora kiteguye kurwana, niyo mpamvu zira ntambara zizahoraho zitazirangira, zihora zitutumba zitangira. Yego ubu rero bivuze iki? Nabonye iriya ntambara Uburusiya bwaratinye kwinjiramo. Uburusiya bwaratinye. Ese byaba bifitanye isano nuko Abarusiya benshi bakomoka mu banya Israel cyane ko Putin buriya nyirakuru bafite amaraso y'abanya Israel. Ntabwo impamvu nyamukuru Putin afite ibindi arimo byinshi, afite ibindi bintu arimo gutegura, afite Ukraine ari guhangana nayo hariya, afite n'ibindi bibazo na Amerika. Biragaragara ko Putin yanze kwipasa muri afite ibindi arimo kandi nabyo bitamworoheye. Niyo mpamvu rero nshuro Putin atagaragara muri ntambara zo bikara gace. Ariko n'ubundi kuva kera n'ubundi
Urusiya bwirinze kwinjira mu ntambara ihuza Israel na Iran kandi abantu benshi ntabwo bazi ibanga ririmo. Mpamya yuko n'iryo sano ry'abantu kuba bafitanye isano mu bavandimwe, bafitanye Abarusiya benshi bafite Abanya-Israel benshi bakomoka mu hariya hakurya muri Rusiya, ndetse bavuga yuko Putin aramutse yibeshye ibintu byo kurusha kurwanya Uburusiya Israel ubwe nawe nubwo akomeye yararangiye avuyeho. Yakurikiranye amateka ugacukumbura amateka usanga icyo kibazo nacyo gihari. Kirahari nacyo. Ni intambara imaze yica abantu benshi cyane, by'umwihariko uretse no na Israel. Kuva na kera muri Bibiliya handitse yuko yagabaga ibitero ikagaba irimbura, ariko biratangaje ko kugeza n'isaha ikica ikarimbura Palestina yayigize amatongo, Gaza yayigize amatongo. Ese muri make Israel kwiremera abanzi mu buryo urwego bungana kuriya byaba bishyira ahantu heza cyangwa bikomeza kuyangisha biriya bihugu biyikikije? Ntabwo bizigira bikunda na gato kuko bitayishaka, uko byagenda kose bazakomeza babanzi bayo kuko ntabwo ntibahuje, kuko barashaka ko ivaho kandi nayo igashaka kubuza kwigenga. Bivuze ngo bazakomeza ari abanzi, izakomeza yiprotectinga, izakomeza yirwanaho, yica abantu, izakomeza yirwanaho, yica abantu, irimbura abantu. Kandi uko byagenda kose nta ntambara n'imwe idahitana abantu. Uko byagenda kose intambara yose ibaye hari inzira karengane zigenderamo, hari abantu mu bari runaka abantu babigenderamo. Nge rero numvaga nk'igihugu nka kiriya kimeze nka Israel cyabayemo jenoside nka jenoside yakorewe Abayahudi, bakagombye kumva uburemere bw'ijambo kurimbura, kuko mbona intambara ibera hariya muri Gaza ari yo kurimbura, niyo kurimbura, kuko ntago ari yo gukuraho ubutegetsi nibura ngo barashyiraho ubundi butegetsi, oya, ahubwo ni ugukuraho imitwe no kurimbura abantu. Iriya ntambara amaherezo yayo bizarangira biti? Ko abana bagaza ba Palestina bose bazaba imfubyi bagasanga barashize. Yego ni intambara, ariko igihe cyose uzabigenzura uzasanga Israel itera ariko yabanje guterwa. Israel ntabwo yifata ngo ijye kurwana, Israel ihaguruka ariko yamaze kugabwa ibitero, nayo rero ikarwana ko byagenda kose. Niyo mpamvu ikoresha imbaraga nyinshi, ikoresha n'umujinya. Imyaka myinshi ibikeneye kwihorera, mu myaka myinshi imaze bayigendaho, imaze bayikurikirana badashaka kwibaho uko byagenda kose, nayo ikoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ibashe kwiproteja. Niyo mpamvu rero usanga ibice byinshi bigenda bibamo amatongo, basanga intambara ntizige zirangira. None se icyo kibazo ntigishobora gukemurirwa muri diplomasi kuruta kuba cyakemurirwa mu ntambara? Diplomasi yarananiwe, byararangiye, dukureho amaso, noneho Israel ifata umwanzuro irimbure burundu. Kigaragara habayeho ubwumvikane ku mpande zombi cyangwa impande zirenze zombi, intambara ishobora kurangira. Ni nabwo ubwumvikane nibwo mwumva binakenewe cyane. Habayeho ubwumvikane ku mpande zombi, n'ibihugu bindi bikaza bigashyira hamwe, bishobora kumvikana intambara zikarangira muri karagashi. Ubwo urufunguzo rufitwe n'ibihe bihugu? Kuko turabizi ko kugeza iyi saha igihugu kiyoboye isi ni Amerika, uko wabyanga umuntu yabyanga yabyemera, USA yayoboye isi, ariko hari ibindi bihugu bicarenjinga. Twavuga nk'Uburusiya. Uburusiya bwo buza ku mwanya wa mbere ucarenjinga USA, nubwo Ubushinwa wenda bwo utamenye ibyabwo, kuko ubona Ubushinwa kenshi burwaye intambara y'ubucuruzi kurusha kurwaye intambara yo kurimbura, yo kurwana y'amasasu. Ubwo twavuga iki? Kuki badashaka yuko habamo inyungu mu kuba bakwicaza ibyo bihugu byombi bikumvikana, noneho bigashyira umubano urambye? Kuko biratangaje kumva Israel yifata gutya, igafata ibisasi ikarasa ku basirikare, ikarasa mu kindi gihugu ku busugire bwacyo, nko muri Iran ikagira kumva yishe general. Ibyo bintu ntabwo byumvikana, nashyize mu gaciro. Ese byabi umwanzuro kuki Amerika ikomeza kubirebera ako kantu? Ubundi Amerika niyo twavuga yuko yoshya Israel cyangwa ntabwo ibatinya mu buryo diplomatique. Biriya bihugu biramutse bishyize hamwe bikicara bikaganira, biriya bihugu bikomeye ku isi byose, biriya bikomeye mu ntambara, mu kurwana urugamba, biriya bihugu byose bifite intwaro, bikora intwaro, ibihugu bipromotinga ibikoresho byabo ku ntambara, byose bishyize hamwe bikaganira kuri iyo ntambara yahagarara. Ariko kubera ko hari ibihugu byinshi bifite inyungu, ntabwo intambara yahagarara. Hari ibihugu byinshi bifite inyungu, niyo mpamvu uzabona intambara ifata agahenge gatoya ikongera igahaguruka. Hari ibihugu bikora intwaro, bikeneye gucuruza intwaro, hari ibihugu bifite bikorera inganda zikora imyenda, hari ibihugu byinshi, hari ibikoresho byinshi cyane by'intambara bikorwa, hari ibibunda binini, hari indege za gisirikare. Ibyo ni ibikoresho byose bikorwa kandi inganda zikora zikeneye gucuruza. Bivuze ngo niyo mpamvu intambara uretse no muri Israel na Palestina na za Iraq na za Rusiya na za Ukraine n'ibindi bihugu byo muri Afrika no ku yindi migabane bihoramo intambara zaho zigira zirangira, kubera ko ibihugu byose bifite inyungu
bizakomeza gushaka inyungu kandi bishaka inyungu n'ubundi biteza intambara Yeah. biteza intambara igatangira ku tuntu dutoya ikagenda izamuka kugira ngo icuruze